Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro bya Channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Ndizera ko umeze neza, nanjye meze neza ariko ku bwa Yesu ndamukunda cyane kandi mba nifuza kumugukundisha nawe. Yesu yatugiriye neza ubwo icyaha cya Adamu cyadutandukanyaga n'Imana, tukabaho nabi kubera kutagira Imana, kubera kuba kure yayo, kubera kutunga ubumwe n'Imana. Ariko Yesu atugirira neza, araza adukuraho urubanza rw'ibyaha, aduhuza n'Imana, yongera kutugarurira ubuzima bwiza bushingiye ku Mana, nubwo isi izi ko ubuzima bwiza bushingira ku mafaranga, amashuri se, imitungo n'ibindi. Ariko by'ukuri muri Edeni ntabwo byari bihari, ariko umuntu Imana yari yaremye yarabayeho neza. Ari nayo mpamvu n'ubu kubaho neza kose gushingira ku Mana, ntabwo gushingira ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Ndashimira Yesu rero wongeye kutwunga n'Imana akoresheje urupfu yapfuye, urupfu rwagombaga gukuraho urupfu rw'iteka twari twarakatiwe n'Imana, hanyuma akamena amaraso agahongerera ibyaha byacu byose kugira ngo tubabarirwe n'Imana, twongere twemerwe n'Imana, tugabane ubugingo buhoraho ku bwa Yesu. Ubwo rero icyo nicyo mushimira, yatugiriye neza, yatwunze n'Imana, yarakoze Yesu. Amahoro yose rero mfite njye naho nyakura, umunezero mfite naho nkukura, umutekano mfite naho nkukura. Ariko nawe nicyo nakwifuriza kugira amahoro ashingiye ku Mana, adashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Iby'isi birashira, ubifite ararira, ufite byinshi ararira, ufite bike ararira, ariko Imana niyo itanga amahoro arambye, niyo itanga amahoro y'iteka. Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo umuntu aramaze gutsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo aba afite amahoro ku Mana. Kandi mu gice cya 8 n'ubundi cy'Abaroma aravuga ngo nuko rero ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Bivuze ko iyo umuntu abanye n'Imana amahoro, nta n'icyamuhungabanya, nta n'icyamutera ubwoba, byose bimubera byiza, byose biramubonerera. Ubwo rero nawe nakwifuriza kumenya iryo banga ryo kunga ubumwe n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Ikibazo abantu bagira ni ukutamenya neza ko Yesu yabapfiriye, ariko bikaba bihagije. Abantu benshi bazi ko hari icyo bagomba gukora kugira ngo babane n'Imana amahoro, ariko ntacyo. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, mu Baroma 3:23. Hanyuma 24 akavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, ibibahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ubwo rero gutsindishirizwa cyangwa se kugirwa intungane ni ibintu duhabwa ku buntu, ntabwo ari ibintu dukorera, si ibintu duharanira. Twese twaratsinzwe hashingiye ku gicumuro cya Adamu cyatumye kamere muntu ihinduka mbi, bityo umuntu ntiyabasha gutunganira Imana biciye mu mbaraga ze, biciye mu byo akora. Ariko Imana ishimwe ko yatanze Yesu kugira ngo atubonere gutungana, atubonere gukiranuka kuzuye, biduheshe kuba abaragwa b'ubwami bw'Imana. Umuntu abe mu isi yaremewe n'Imana. Niyo mpamvu muri Yohana nanone mu gice cya 1 umurongo wa 12 avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo wabaye umwana w'Imana rero uba uri umuragwa w'ijuru, kubera ko ijuru n'ubuturo bw'abana b'Imana. Ntabwo rero ijuru rikorerwa, ahubwo ijuru turihabwa ku buntu iyo twizeye Yesu Kristo. Nyamara ntituba tubonye ijuru gusa, ahubwo tuba tubonye amahoro akomoka ku Mana. Tuba tugiye kuba mu isi tudafitanye n'Imana ikibazo na kimwe, ahubwo tukaba mu isi twaramaze kwemerwa n'Imana, dukunzwe nayo. Nk'uko abana babana n'umubyeyi, natwe niko tubana n'Imana iyo tumaze kwizera Yesu Kristo tugahinduka abana b'Imana kubwe. Ibyo rero bikaduha kubaho neza hano mu isi, bikaduha umunezero, bikaduha amahoro, bikaduha umutekano, bikaduha kunyurwa. Ikintu cyabuze mu isi ni ukunyurwa. Ntabwo umuntu ahangayikishwa nuko adafite byinshi, ahubwo ubona bifite, nyamara buri gihe bikaba ari bikeya, hashingiwe ko kamere muntu yamaze kubura Imana, bityo igatakaza kunyurwa. Nuko rero ndakwifuriza iyo migisha yose iva ku Mana umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo,
ni myinshi cyane, ariko ntabwo ibarika mu buryo bw'abantu cyangwa se mu buryo abantu babaramo imigisha, kubera ko iyo umuntu abara imigisha we abara umubare w'amazu amaze kubaka mu mujyi wa Kigali, akabara abana yabyaye, akabara inshuti afite, akabara amashuri, akabara ibintu byinshi nk'ibyo, imodoka agendamo, akazi keza akora. Ariko ndashaka kuvuga ko umugisha nyakuri ni ukuba mu isi nta kibazo ufitanye n'Imana, ni ukuba mu isi waramaze kungwa n'Imana na Yesu Kristo, ni ukuba mu isi mu by'ukuri ubanye n'Imana amahoro ku bwa Yesu Kristo, ukaba uzi ngo ndiho nkunzwe n'Imana, ariko ninapfa nzaba ngiye mu ijuru. Nibyo Paul avuga mu ba Filipi mu gice cya mbere, akavuga ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo, ariko no gupfa ni inyungu. Mu by'ukuri kubaho uzi neza ko nunapfa bizaba ari urwunguko, atazaba ari igihombo, iyo niyo nyungu, iyo niyo migisha, ayo niyo mahoro, uwo niwo munezero, uwo niwo mutekano. Navuga ngo ibyo nibyo byiza bikomeye isi itazi kandi idafite, ariko ushobora kugira uyu munsi biciye mu kwizera Yesu Kristo. Iyo tubabwira rero ko ijuru ridakorerwa, aba ari ukugira ngo mukure amaso ku mbaraga zanyu, mukure amaso ku by'amadini ababwira. Amadini akubwira ko nutanga icya cumi neza n'amaturo uzabona ijuru, uzemerwa n'Imana, uzabona imigisha iva ku Mana. N'ayo mategeko nyamara ntawayashobora. Ayo mategeko y'ibya cumi, amaturo n'andi mategeko yose Imana yari yarahaye Abisirayeli, mu by'ukuri tutanahawe nk'abanyamahanga, ntabwo twayashobora kuko n'Abisirayeli ntibayashoboye. Na niyo mpamvu Imana yahinduye isezerano, igakora isezerano rya mbere cyangwa rya kera rishingiye ku mategeko, igashima gutanga isezerano rishya rishingiye kuri Yesu Kristo. Yesu rero niwe twunze n'Imana, niwe muhuza w'abantu n'Imana, niwe wenyine wadukiraniye n'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ntawajya mu ijuru atari we umujyanye. Urumva rero ko Yesu ni isoko y'umugisha wose uva ku Mana, ni isoko y'amahoro, ni isoko y'umutekano, kubera ko ari we uguhuza n'Imana, noneho ukongera ukabaho neza ubeshejweho n'Imana, utabeshejweho no guhirimbana kwawe cyangwa se n'iby'isi yavuze ko ari byo byahesha umuntu kubaho neza. Ubwo rero ndakwifuriza ko wanakurikira ibindi biganiro byose dufite kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, ukarushaho gusobanukirwa. Hari ibiganiro by'uburyo butari bumwe bisobanura neza uburyo Imana yunga n'umuntu, uburyo Imana yongera kubana n'umuntu wayo. Umuntu rero yaratakaje kubera icyaha, bityo bikaba nabyo byatumye umuntu abaho nabi, ariko Imana biciye muri Yesu Kristo yongeye kwigarurira umuntu kugira ngo umuntu wayo yongere abeho neza, ariko abeshejweho n'Imana. Ngewe rero muganira nitwa Emile Nshimiyimana, ngira ngo mumaze kumenyera kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ariko nta kindi mvuga, ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ubutumwa bwiza buvuga ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, aribwo butuma umuntu yongera kwiyunga n'Imana, hanyuma ariko bikanamuhesha kongera kubaho neza, ubuzima bushingiye ku Mana ubwayo, budashingiye ku by'isi yita ubuzima bwiza, ahubwo bushingiye ku Mana yo mugenga wa byose, yo mutanga bugingo, yo rurema wa twese, yo yaturemye kandi ari nayo ifite neza kubaho kwacu mu biganza byayo. Ukaba mu isi ubanye nayo amahoro, ariko ukaba uzi ngo nunapfa uzaba ugiye mu ijuru, ubikesha Yesu, utabikesha imirimo yawe, ahubwo ubikesha umurimo ukomeye Yesu yakoze wo kugucungura, akongera akaguhuza na se. Nakubwira rero ngo nakande subscribe, kubera ko ibiganiro byacu birakomeza bijyaho kenshi, byaba ari byo tuba twanyujije ku maradiyo, byaba ari byo dukoramo ubu buryo busanzwe, ubuhamya bwa bene data bamaze kwizera, babanye n'Imana amahoro. Mbese ibiganiro ni byinshi, kana subscribe, byaba ari na byiza ukanze share, ugasangiza ibiganiro byacu abandi, kugira ngo nabo babatuke, babone amahoro, babone umunezero, babone ubukire nyakuri buva ku Mana. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro, umwanya wafashe w'iminota igera mu 10 hafi, kugira ngo tubane, tuganire, twungurane, dusangire umunezero w'ijuru. Ndagushimiye kandi nzashima no kubona reaction yawe cyangwa se ubwunganizi, ibitekerezo uzatanga, uzaba ugize neza cyane. Nimero wanyandikiraho kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara ni 0784 42 57. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya, none n'iteka ryose, byose ku bwa Yesu. Amen.